Haleluya. Amen. Tukomere Imana amashyi kandi bizina ryiza. Les élastiques au treva, zalanuzuru sobazamba, musikizo tobe vaza, samashishili sozobanza, iwazi toleza, ilanza, wewaliza zoneve, niwakisha no treveza. Haleluya. Bwana sifiwe. Ndiri mu ndirimbo muri Yesu n'indirimbo y'Yesu no kubona ibindi mu gihe muri Yesu. Ariko muka twari kumwe mu izina rye. Haleluya. Abagezeyo babasore babasanga hino gato. Nimwe ngene mu basha. Tangazo rya mbere Yesu ni umwami. Tangazo Yesu ni umwami. Abantu Imana igiye gukura muri iterane. Imana ibarohore. Haleluya. Bamaze igihe kirekire mu musozi no mu butayu mu buvumo. Imana igiye kubabonamo. Imana igiye kubabuka. Kandi amaze igihe kirekire basenga mu muhanda basenga. Ariko Yesu yaje. Yesu yaje. Yesu yaje. Ari mu bwato. Ari mu bwato. Ari mu bwato. Nta kintu cyamuzanye. Bwana sifiwe. Amina. Yakakomera dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Yego abasore ntabwo ndabasezera mugarukeho. Mugaruke hano. Ntabwo ndibuze gutinda binjira mu buhamya umwuka yambwiye kugira ngo bamwe mu mwe ko mumenya aho naje kuza. Bwana sifiwe. Itangazo rya mbere Yesu ni umwami. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Izatugira ukundi kuntu kandi. Wowe
ndashaka kubanza kwanza kubigabanya hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Imana yambwiye ngo wabasiwe hari intambwe Imana igutesha. Haleluya. Haleluya. Twakomeye Imana amashyi. Ndagira ngo utere intambwe ariko uzahurura kuko Imana irashaka gusura muri ubwo buzima bwacu. Suri magatoya. Imana irashaka gusura muri ubwo buzima bumaze igihe kirekire. Wabasiwe ikuzane ubundi buzima. Tere intambwe. Topifa de stikerebo. Shampole bo de star. Hakotale bo la masito. Urakoze Yesu. Urabona mwema ni gukwiriye. Naho ikuza wabasiwe Imana yabwiye ngo iguhare ku ntambwe. Igihe cyo gutega kigiye kurangira wabasiwe ikindi hari urugendo Imana ifunguye. Imana yakugenda kujya hanze ariko Imana irafunguye izo nzira zo kugenda mbonye Imana iguhereza inkoni. Wabasiwe Imana imuhaye kuyobora abantu. Hari ishari rihari? Hari ishari? Imana iguheresheje abantu. Ikindi Imana irambwira ngo irakwambutse ibyo. Ikindi Imana irambwira ngo iguhe agaciro. Haleluya. Hari inzu nabonye kandi mwere kwa bamanurira hariya muri muratamba hano. Nabonye Imana iguheresheje igiforanye mu bwoko bw'agacuma amayifu nziza cyane irimo amakaro na dushe na salo. Irashoboye Imana. Imana ibaha izindi mbaraga. Imana yongeye kuguhagurutsa mu mbaraga zidasanzwe. Imana ishira. Iguhiye umusirikare wo guhagararira Kristo. Haleluya. Haleluya. Iyo ntabwo ari telefone ufite. Hari Imana izanye iPhone. Amina. Twahaye Imana amashyi menshi. Haleluya. Reka tubigabanye kuko ndi murashi. Ibyo. Wanasifiwe? Imana irambwiye ngo gabanya. Imana ikomeje gutanga imodoka nzi. Imodoka. Akamwambia Imana amashyi. Haleluya. Imana irambwiye ngo niwakire gutwara imodoka yawe. Kandi ngo abakuvuyeho nta n'umwe uzigiye gufungura udushumi. Abakuvuyeho ntawe uzigiye gufungura udushumi. Icyo Imana ivuganye nanjye. Kandi amasaziro yawe ntabwo ari mu Rwanda, ni hanze. Amerika. Haleluya. Mararego kunangana. Imana igiye kugutera inyama. Yes. Jesus. Ni inyama pe. Ko dushaka. Ariko Imana izibe. Tunga ibiganza. Imana imutera inyama mu izina rya Yesu. Wanasifiwe? Uzitwara n'umugore wawe yitwa Imana ivuganye. Haleluya. Imana yambwiye ngo igutetse ku mugongo. Amagambo yabaye menshi wumvishije byinshi. Hari abashaka kukuzimya, bashaka kuza kukuzimiza ku rusengero. Aho bagahagarara ku bintu. Ariko Imana yabanye nawe. Nibyo. So imigambi yawe ntabwo izahama ntabwo izabasohora. Imana yambwiye ngo ngucishe mu mbaraga zidasanzwe. Ntawe uzigera ufungura abantu bumve neza.
ubukire imana izanye mu buzima bwawe wanasifiwe no mu muryango nawe ugize ubukira imana irangira kuzamuye mu kindi kirere mu mavuta baje kuvana mu bwiza kujyana mu bundi urakoze waganiriza imana umugisha. ikindi muri iteraniro nabonye abantu bafite imitaka yapfunze imitaka uburinzi imana yari yarabahaye ntabwo nzi icyavuye iyo mitaka wanasifiwe nabonye imana izana ihema imana yambwiye ngo irabatwikiriye uko ibikomeye biraje ariko ababanye n'imana babaye hafi wanasifiwe abo bafite ikimenyetso cy'amaraso bahanwa ngo bazabirebesha amaso ariko ntabwo bizabagera ngo bazabirebesha amatwi yabo ariko ntabwo bizabagera kuko bararinzwe ari ihema ry'imana. Wanasifiwe. Haleluya. Katukomere imana bashimize. Haleluya. Imana yanjye yujuje abantu mu rusengero. Niyo bose. Twari tumaranye igihe tutabonana nongeye kugusuza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twakomeye imana amashabamwe imana bakuhuza. Nashimye. Mama Yesu. Wakomeye Yesu amashyi. Haleluya mukatugenda bose. Uyu mugabo ndamukunda cyane. Imana gushika muri Kigali n'Imana yamusha nawe mbere uko uriya mu mama Imana imuza nawe wanasifiwe. Uyu ni twaje gukora umurimo mu cyumba cy'amasengesho aza kumpanurira ku rugendo rujya hanze za kugenda Nairobi. Narahamagawe kubera maze iminsi ndi ku mbuga ahantu hose nahari wanasifiwe. Ku mbuga ni ku musozi mfite gurupe yitwa Intumwa, gurupe ikomeye cyane ya Rusizi, ariko Imana yanzanye i Kigali kuko ari maze iminsi bivuga wanasifiwe. Birakora uzakora umurimo. Amen. Ni Kigali rega. Uyu mukozi w'Imana aza kumara urugendo rwo hanze baza kumamagara twifuza ko waza ukatubwira Imana. Ndabwira ngo kuza nta kibazo ariko gasigaye gusenga abantu n'amafaranga mfite yo kuza wanasifiwe na passport. Bamba ngo twebwe ikibazo dufite ntabwo ari icyo ngicyo. Twe dufite ikibazo ko watwemera ukaza ukatubwira Imana. Agaciro ni iki? Mwene data muri icyo mwahawe. Mwe mufite impano z'Imana muri icyo mwahawe. Ko agaciro ni iki n'amavuta. Ayatuma twicara hano tutakicara. N'amashuri n'aburanga n'ijyagarusha. Atari uguturuka mu miryango myiza. Wanasifiwe. Ajya tuzamura agakushyize ahantu utakwicara. Agaciro n'aba. Nejejwe n'Imana kongera gukora mu mwene data. Haleluya. Ndishimye cyane uhabwa umugisha mu izina rya Yesu. Wanasifiwe. Haleluya. Gusa Imana yanjye ngo irakwaguye kandi iracyagukambamiza. Kandi ugiye no gutumirwa hanze kuvuga Imana. Amen. Wanasifiwe. Amen. Kuko mbonye abaterankunga b'abazungu barenze batanu. Manishimwe manishimwe. Oh, haleluya. Amena. Amen. Kira guhindurirwa inzu na rya Yesu. Njya kwicara Imana ngo ishaka twinjire mu buhamya. Mwami Yesu turagushimiye ku ijambo ryawe. Mwajya kwicarira. Mwami Yesu turagushimiye ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe ririmo imbaraga kandi ijambo ryawe ridukorewe. Ijambo ryawe rihindura imitima ya benshi. Rijya mu bibavana ndetse n'aho ribageze. Mu izina rya Yesu Kristo ugabanye umubare w'abarimbuka wongere umubare w'abamugingo. Mu izina rya Yesu Kristo amen. Ubwo natangiraga urugendo rujya mu ijuru ntabwo byari byoroshye. Ubuzima n'abayemo urabona ukuntu ngana ijyaga rufite. Natororaga ibyuma nkiri iwacu Rusizi wanasifiwe. Akazi twakoraga kari akazi ko kurinda abantu bijyanye n'ijyaga none twari dufite. Amen. Aho mu buzima yije mu buhamya nabasha kuba mw'imatire y'amamagara. Mu rugo n'abadivantisite b'umunsi wa karindwi ni abanyedini cyane bakunze ku idini bumva ko utari umudivantiste ntaje uzakandagiramo. Wanasifiwe. Imana yaje kwima umukozi w'Imana irimo nihuta cyane. Umumama arazana Imana iramukeneye.
Imana ndayibona urabona ko uvuga Imana simangiye niba wowe kandi wasase anabwira avuga oya ntabwo ari Imana ubona abazima kuvugira mu urashonje nari mfite amafaranga nabonaga neza nari mfite buri kimwe ariko hari ikintu nabonaga muri ngewe nabonaga Yesu donc nari mfite buri kimwe ariko nta adresse yo kuri nari mfite mwene data ukeneye adresse ukeneye Yesu iyo udafite Yesu nta adresse ufite ariko ufite Yesu ufite adresse kugira ngo mfate umwanzuro wo gukurikira Kristo nuko nanjye Imana yisubiye mu nzu bitewe n'umugambi yari ifiteho yarasuye igira ibinyereka kandi ishyiga ngo umutima ntabwo narimutse nahise kumvuga babiri igitabo cyane ariko ndabe uwo munsi abena iyo nimba babonye umunsi w'imperuka ariko nari ngaho nari nyerekwa nimo bitoye n'Imana y'imyanya ndapfukama se Imana imbabazi ndavuga Mana mbabarira nagenda gushaka umukozi Imana ahantu yasengeraga warasifiwe nagenda kumuhiga yari afite icyumba cyuzuraga abantu benshi cyane iyo usize ejo amata gusaba amazi mama umukozi Imana mutamabyiringiro warasifiwe nagenda ndapfuka Imana ivuga nanjye nari nzi ko Imana ishaka ko nyizwa neza kiragiye narasenga ariko nasengeraga ku byaha nuko no muri iyi minsi cyane bagisengera ku businzi banze kurekura hari abagisengera ku busambanyi banze kurekura warasifiwe hari abantu bacishijwe ariko bafite ibintu bagikenyera banze kurekura abo turabafite muri korali barimo warasifiwe asante Imana ivugana nanjye ngo urugendo mwana rutangiye inshuti zizakwanga urugendo utangiye uzaterwa amabuye urugendo utangiye bazakwita umusazi urugendo utangiye mama wawe ari mu magambo wakubijyanye nawe azakwanga bakavuga karamaje irambwira ngo mwana wanjye kandi nzagukorera ubukwe iki kintu cy'ubukwe sinagitekerezaga pe nubwo nayiteguye kimwe ariko byaza ngo nta gikwe cyajya ubuzima bwanjye bwari bwarapfuye ubuzima bwanjye bwari bwaranyagiye nta byiringiro nari mfite bari baratwise amazina abisi baravuga ngo ntabwo tuzimanya barataze iminsi wari uzi ko harya abisi batwambura amazina tubise n'ababyeyi bakafite amazina yabo ariko Yesu iyo ahageze ajya abasha gukiyanga ngo ati baho warasishyuye abantu Yesu yahaye izina rishamutera haleluya Imana ivuga nanjye ngo maranga ati noneho Imana igiye kugomba gutangira amasengesho y'Misiri numva ngiye kwita ko namuka n'ubwa mbere nijya kwinjira muri Misiri kandi umeze ndabikunda cyane numva ko nibuze gupfa ndavuga mama use na nimugoroba nawe ntabwo nibuze kurya aravuga oya nimugoroba uraza kurya ariko uyatangira mbere mu gitondo nta kintu wanyweye ugeze nimugoroba ari Misiri nuyarangiza uzaza kuza gusengera Imana yatangiye mbega ubona ibintu bitangiye kwitwa kandi ndayasenze njyara Imana ivugana nanjye aba bametse mu buryo bw'umwuka guheka umuntu abantu bashobora gufata umuntu kugira ngo ataka ko ahindukira agasubire muri bimwe yari arimo ntabwo ari umuntu wametse kongeye kuza kwanjye ntabwo byari bikomeye bose bitewe n'ubuzima nabanje kuba mu night club ndabasitari n'ubuzima ba boys ba debeni warasifiwe ba Christopher bazanye gusuzumira bakiraga warasifiwe nta ni Kigali ntabwo byari byose kugira ngo kuva muri bya bindi byadufataga byatumaga ntabasha kwegera kukuza mu nzira zimakuza mu mucyo ariko ndamubwira ubuzima bumaze muri igihe kirekire cyangwa se ubuzima bumaze iminsi urabanza ukabwanga wamara kubwanga ukaburakarira igihe cyose wajya mbere bumaze n'iminsi ntabwo ushobora guhekera warasifiwe nabasha ntabwo ubwo buzima namaze n'igihe kirekire bwo gupfa no kunyaragira no gushwanagurika maze kubwanga ndahindukira kandi nagarara ahantu hamwe hanyuma mbere Yesu nyine ikintu cyanashije rero kunesha bya bindi byafataga kwaba gusenga ndetse no kwiriza ubusa no kwegera Imana cyane aho niho tuvana imbaraga zo kunesha ibyaha oh haleluya Imana ikimara kumamaza ntajya gusenga uwo mukozi Imana wameka mu buryo bw'umwuka mama Imana aje kumutabaza kuza i Kigali mera nkaho ntawe Imana yisunikiye kuri uyu mukozi Imana nawe arandara mu buryo bw'umwuka arandara kugeza igihe naje kuzuza umwuka wera nazamuka mu musozi ujya nasenga bari babatumira nkajyana nabo aho babatumira ku musozi nkajyana nabo barasifiwe baratambaga turi biza bazamuka ntangira kugenda numva utuntu kandi nkumva utuntu tukamfata tukazamuka tukandekura bakongera gutamba nkumva utuntu tukafata tukandekura bakongera gutamba nkumva utuntu tukafata tukandekura
Imana igiye gukora. Imana ngatuma wanje kuguhereza gurupe uyobora. Ndavuga mana kujye ku magurupe y'umusore waretse ukazayegereza ndumugabo. Ariko Imana nireba nk'abantu. Ikora nk'abantu bose. Jewe uvuga ko yagereza gurupe y'umugabo ujya babwiza yose ikoresha. Ana wanje kuguhereza gurupe kandi zabaha abantu benshi cyane. N'abana bakoresheje baje kukubwira ko nzagukoresha. Uzayobora abantu bakutabaho. Imana izakumereza gurupe maze kuzamuka wajya kuvuga n'ibisha. Babwire neza ko kuvuga ururimi bwa mbere ntabwo utakuhanura no hari ururimi umuntu avuga ko kumuhugura bwa mbere ariko bidasobanura ko uzemuka abantu batakuhanura nawe ugenda n'igihe kingana n'amezi 6 abantu bagategereza ko utavuga ntabwo nabaga nabonye ntacyo nabagurishije bona sifiwe ntegereza Imana kugeza igihe yaje gupfumura nzakumva dutangira gurupe turabona barindwi Imana no ngiye kubahura yaratwaguye abakorera namwe muri cyo cyo usibye ko Imana yaravuganye nanjye no kuri Imana yeza kwitavuganye nanjye ariko narasuye mu Adventiste umunsi wa kabiri kuko mu Adventiste nta kibazo nta ruvugo nta kibicaruka kwizota Imana ikimara kunyagura n'aba bandi baje kwanguza kuri Imana barimo mu bantu bagiye kumvuga barimo bagiye kumusenya ariko Imana batimana wanje bari baraga ari biri hari ibindi komeza urugendo mwana sifuwe muri kigira Imana ikeneye abakozi ikeneye abasirikare batwara bagahimba amen ndakuya ko abana abakozi bageze imbere bagira n'abantu Imana nongera gukutse usanga kandi agafite kugaba tutututu umuvuga Imana hari ugiye kwiza kumamagara yagusengera ko rero rwaye kandi agafite akafi ine anda tiko Imana muri gusengera yende ko ubuzima bwabo maze gusemana nyuma kumva n'ikiganza kandi agatuca kandi kuvuga Imana avuga kabiri umuvuga Imana ivuze kandi akaramira ku rutonde avuga Imana urahambaye Bwana sifa amen Imana ikina abasirikare Imana iratuma abanyoro ndashaka ko kudutuma mu mutima w'usizi umugira ngirikiye abasizi umugira kure mu busitani umugira kure n'ibya niwe mugira atangira wenda kuvuga Imana kandi Bwana sifa Imana ikimara kumubona yaramwubye inzira zifunga ninjira mu ishuri rikomeye cyane imyenderanye nisho narisigaranye najya kuvuga ubutumwa mu muhanda nambaye rugabire n'ipantaro ya George nambaye n'iboti narisigare ku mubiri gusa Bwana sifa umubiri uragabanutse ariko sigarana igituza nabwo ntabwo nagabanutse cyane iyo mfite ibijana mirongo itandatu sigara ibijana mva ko nabwo ari umusore Imana ikimara kumubona nifite kuba kuzamana ku cyuma nari maze imana muri siporo yarataka uwo mubiri wawe impamvu nkurekeje igihagararo cyawe nacyo kivuga butumwa Imana ikimara kumubona n'agatima wawe hari abantu benshi bazakizwa ku bwawe niyo mpamvu wagurikije haleluya Imana ngatujya kutuma mu muhanda ntagire gukoresha ibikomeye kandi nije mu muhanda bikomeye nije mu muhanda mu gihe cy'agapfukamunwa kiriya gihe ntabwo cyari cyoroshye Bwana sifa kiriya gihe abantu Imana atuma mu muhanda ntibagende amena yahabanje kiriya gihe ntabwo mubisa mugapfukamunwa ntabwo mubizi n'abasirikare bajyaga mu muhanda nagire ku musozi n'umusenga ari saa 10 ntabwo nageze kuri gare ya Rusizi babiranshije kandi nanditse ubutumwa bukomeye cyane kuganisha abantu ntiyavuga ati nihana abantu baratubona ntibishoboka urasoma umusore twabona bene abo ari abasitari ndamanuka njyana mu mujyi ntibishoboka igiye bonsa ariko byacizwa ati mberuka iraje baramuroza ko asaza ari kuvuga Imana abasilamu twarisha ntibishoboka abamotari baranzenguruka bari banyuzuye isoko ryose bafungura amadirishya baza kundeba bari batangaje uburyo barifite none bagatuza kumva ibindi no Bwana sifuwe amen mu isoko ry'usanga harimo abakozi b'Imana barimo baracuruza ariko utamenya kare navuga Imana imbaraga n'amavuta abakozi b'Imana bavuga imbaraga n'amavuta abakozi b'Imana babwira icyo kandi imbaraga vuga Imana nayivuga saa 10 neza nizigeze babasirikare bapfuye bana nibo bari bicaye mu muhanda babarafashe yewe mwana komeza urebe imbere tugende bari bajyana ahantu bita kuri apetite korine ni ahantu bajyanaga abantu babaga barenze ku mategeko Bwana sifuwe abandi bakomatse ku mwakira cyangwa kuvuga ngo ahantu babajyanaga kubashira Bwana sifuwe afana batukomeza imbere ndahindukira na komeza cyangwa kugera kandi mu biranze napfuye nanjye ni mu bikivuze kandi navuze Imana afande amerekeje nuko ntabushi ntacyo
ntacumiza muzamo Bwana asifiwe. Ndio sina kwa imani yagutumye ntabwo wakutumwa. No. Navuze Imana mpaka barangesheje. Kandi n'abandi babakishije bahurikiye. Hageze nyarabona kureka. Atangira kunshira ibirego. Yarimo mu muhanda ari kuvuga Imana. Abantu bari bamushagaye. Ibyo turimo arabizi. Mu muhanda mufunge n'undi munsi. Ntasohoke. Mvuye mu mwuka navuga napfuye. Mama wanjye arambeka barukore bazagumva bakamupfa. Navuga yiwe mama wanjye namwe basuye. Ibi ni ibiki koko? Abakora nje babankishije. Imana ngo tuzamije gukora. Amaze kurumva aragenda. Hegereza Imana. Haba abayobozi ba meya, abakuru, abayobozi bo mu Rusizi nabo baza mu stade. Nabo batumva gukumva ibyo yaje arimo arashinza. Boga bakora ibi. Boga musanze arimo aravuga Imana. Abantu bamushaka Imana. Mu bihe bitego. Umuyobozi wumvise ko ukurikirana ni kuvuga Imana. Wakishijwe cyane kandi umusore. Natangiye kubahereza ubuhamya warasifiwe uburyo nahuye na Yesu. Amen. Ntangira kuri buryo nahuye na buryo yafashe. Agatondetse ko waje kuvuga ubutumwa bikomeye. N'abatunanira ku musozi wo nasenga igihugu cyacu. Kugira Imana ivanze agapfuka mu Rwanda. Ni ibihingwa. Imana ihaye message zari mu bwoko bwayo. Kandi nawe usenga nk'uko bizi ntabwo ari Rwanda. Ariko wabikoze mu gihe kitari cyo. Mumbabarire umuyobozi nanjye ntabwo ari ntabwo bizongera. Barambwira ati yaba natwe abana bacu bamera nkawe. Bwana asifiwe. Barambwira ati genda wuzuza amazina, numara kuzuza amazina bagusezerere utahe. Hari n'utanga ubuzima amazina mageze mu ngeze mu rugo n'abagaza arangira mama wanjye. Mwana wanjye ni gutyo upfuye koko upfuye usabye umuhana. Urugendo ntabwo ari woroshye. Nageze mu mbona tukwa. Ubuhamya ni burebure kandi burota. Bwana asifiwe. Muzemana zagakeza byo utase. Uko turamu ubuhamya ni burebure. Kuri YouTube no kuri Zabusha kuri ko kuranga. Ni burebure iyi minota ntabwo bwagira. Makira gihe nyuma kuvuga ubutumwa nagara gusa nabanje mu byo ngiye mu bitaza Nyabugogo vuga Imana igihe musoko rya Kondo ryanyabira mu vuga Imana azenguruka Bwana asifiwe. Vuga Imana mu mujyi mo kazirahagarara wapanda kwinjira mu dukani yabagaragara umusoro kuvuga Imana. Nari mfite ubutumwa bukomeye cyane bw'ikanisha abantu. Imana yabanye nanjye nansezera gutaha. Bumviseho tuzongera tugusubiremo n'ingaruka gutaha. Amen. Imana ishimwe ko nakijijwe nahawe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ngo ni Imana itanga akazi, ngo ni Imana ihindura akazi. Kiragundurwa akazi n'izina rya Yesu. Akira akazi. Dusome mu izina rya Yesu. Yego. No mu masinagogi yose nabahanaga kenshi nkabahata gutuka Yesu kandi ni Paulo wari masinagogi kandi najyayo nabahanaga n'abahata cyane no gutuka Yesu. Kandi nasazwaga cyane. Ubwo nasazwaga cyane. No kubarakarira. Nicyo cyanteraga kubarenganira. Nicyo cyanteraga no kubarenganyiriza hirya. No mu midugudu y'abanyamahanga. Paul arateye ubwoba. 12. Yagiye atoteza abakristo mu macyagire mu gihugu barimo kandi afite na misiyo yo kubasanga hanze y'igihugu kugira ngo bagende abatoteze. Niko ibyo i Damasiko. Yari mu nzira make. Muhawe ubutware negetswe n'abatambyi. Yarahawe ubutware n'abatambyi. Bakuru. Nyigenda ku manywa y'ihangu. Paul akigenda mu nzira. Mwami mbona umucyo. Paul akigenda mu nzira. Bwana asifiwe. Yari yatumwe n'abatambyi n'abantu bari muri icyo gihe. Ntabwo ari kuri misiyo yo kugenda hanze y'igihugu gutoteza ubwoko bw'Imana. Paul yari ku ifarashi na bagenzi be mu akigenda ari mu nzira. Yego. Mbona umucyo uvuye mu ijuru urusha uw'izuba usangana nabo tugenda. Akigenda mu nzira mu mucyo urusha ubukana umucyo w'izuba. Twese twikubita hasi. Uretse gatoya. Paul
inyuma ku mafarashi bose bikubise hasi Pawulo akiri hasi numva ijwi rimbwira mu ruheburayo riti yumva ijwi rivuga mu giheburayo Sawuli Shawuva undenganiriza iki biragukomereye gutera imigeri ku mihunda Yesu we haleluya boko bw'Imana haleluya ngo biragoye gutera umugeri ku mihunda nanjye ndabaza nturinde mwami mwami urinde umwami aramusubiza ati ndi Yesu urenganya ariko haguruka uhagarare kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo utoranye. Amen. Yesu uwo urenganya atangira no haguruka ku maguru yawe abiri mu kuko igitumye gutoranya ari kugira ngo uhindure umukozi wanjye wokera yari umukozi wa wane mbere yari umukozi wa wane yari umukozi wa wane n'abatambyi bacyagiye ariko inyuma yaho yari umukozi wa Satani. Mugira umukozi wanjye n'umugabo wo kumpamya kuko mu impamvu utoranyije none uhindura umukozi wanjye guhindura n'umugabo wo guhamya kumpamya ibyo ubonye n'ibyo nzakumuhindura umugabo wo guhamya ibyo murabona nonaha ibyo ndimo ndakwereka uzabivuga ndetse n'ibindi nzakubonekera nabyo uzabivuga. Haleluya wikize ubwoko bwanyu kugira ngo ukize ubwoko bwanyu igityo gutoranya kugira ngo ukize ubwoko bwanyu n'abanyamahanga ari bo ngutumyeho kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu tarasisi bajye mu mucyo bave no mu sinima. Haleluya kugira ngo none ubu tuvugana Imana iguhaye inzu cyangwa se ukaguriza imodokari amaso wakiri impumyi nta gaciro inzu yabifite warubise nagira ngo Imana ibakwiye kumaza guhumura amaso. Haleluya wabonye Yesu wiyeretse yongera mu bundi bwiza mu bundi rwego mu bundi ruhande cumi n'umunani kugira ngo bahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana bahere ko bababarirwa ibyaha byabo baragwanwe n'abejejwe kunyizera mwami 19 Imana iguhereze umugisha. Ngiyo misiyo Pawulo yari afite mbese wowe misiyo yawe ni iyihe? Bonasiwe wowe misiyo yawe ni iyihe? Ni ukugira ngo kuryama gusa no kurunguka byara bagapfa niyo misiyo yawe? Hari icyo Imana yaguhamagaye buri muntu wese wicaye adakora afite amaguru yiwe. Bonasiwe Haleluya Bonasiwe Bonasiwe Imana ikwezesha amaso yacu mu mutima kugira ngo tubashe kureba abandi batareba. Haleluya Byafasha Pawulo yakomeje Efeso aravuga ati Imana yaguhezesha amaso y'umutima kugira ngo babashe kureba imbaraga zagukoreyemo umunsi wapfaga babashe kureba imbaraga zakuzuye izo ngizo arizo mubona mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya Imana yambwiye ngo abantu hano harimo abantu bafite amasezerano y'Imana kandi ni menshi. Imana ntikwije gusohoza amasezerano ku bantu babanye. Haleluya Imana yasohoze
original man this time in fire. Imana ije gusoza amasezerano ngo abantu babanye nayo. Nabonye Imana iri muhindura. Nabonye Imana irimo yubika imisozi kandi yubika mu magana ukomeye cyane. Hari umusozi uri imbere yawe. Imana irawubitse. Iyo migozi yayikoshe yatuma utabasha gutambuka, yatuma utabasha kugera mu rusinyiri cyawe. Nabona Yesu azagera akatira imigozi mu izina rya Yesu. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Ari mugato. Nakiri cyamuzanye no kugira ngo asubize ubuzima bwawe mu gaciro. Mu gaciro. Mu gaciro. Mu gaciro. Mu gaciro. Akira. Akira. Abarotaga nimwakire kureba mu izina rya Yesu. Abarotaga nimwakire kureba. Haleluya. N'abareba Imana bayikoze ku maso. turabyakiriye. Nimwakire amavuta mashaka kuvima. Haleluya. Nimwakire guhindurirwa. Mbere ho bamaze igihe kirekire. Si edo stanse. Uhabwe umugisha. Amen. Aquí stanse.